ese waba warabuze inzu nziza yubatse neza kurenza izindi zose mu Rwanda, iri ahantu heza, kwirebera muri quartier nziza igezweho? Reka nyikwereke. Aha, reba igikoni cy'inzu ukuntu kimeze, ngira ngo munabyiboneye iyi nzu mwishidikanyo. Ndaje mbajyane n'ahandi murebe. Muraho neza, ndongeye ndabasuhuje. Mwari mumaze kubona akantu gatoya cyane, urabara umusogongero. Mu by'ukuri nabasogongeza ariko inzu mbazaniye mu by'ukuri nimba bashe kurembera ukuntu imeze. Iyi nzu yacu ni nziza, iri mu nzu za mbere hano dufite mu gihugu kandi nziza. Ariko ninkubwira igiciro cyayo, nakubwira n'ahantu iri, birakuyobera mu by'ukuri. Biba bimeze, iyo ni muri wa mujyo nababwiye ko nzajya mbashakira inzu zimeze nka Cyamunara, nkabagerera aho abandi batigeze bagera, nkaba uwa mbere. Iyi nzu yacu duhagazeho iri hano ku Irebero, ifite ibyumba 4, dushe na toilette enye, ikagira n'amanexi. Ku Irebero ni quartier nziza cyane, ngira ngo ushaka gusanga mu quartier ya mbere mu gihugu nayo ukaba wayisangamo. Iyi nzu yacu rero iri ku giciro cyiza, ku giciro cya $285,000 zirimo n'ibiganiro bikeye. Ahangaha ikibanza naho kiba kigura $150,000. Niyo mpamvu nkubwira ngo nimba ijambo mvuze ngo nka Cyamunara ni nka Cyamunara. Reka dukomezanye no gutinda hanze, twinjire mu nzu mbereke bwa bwiza noneho nitonze kari akarukari gatoya nabacishirizagamo umureba. Reka twinjirane. Aha, twagiye rero, turimo turafungura porotayi yacu nziza cyane nayo, ariko idufasha kwinjira muri ya compound ya yanzu. Ngira ngo cameraman ahagaze hariya noneho yabanyerekera gutyo uruhande rwose ukuntu inzu yacu ari inzu nziza itubutse. Byibuze parking y'imodoka enye ndazikwijeje, cyangwa se 3 z'amajipe. Murabona ko inzu yacu usibye ubwiza nabwo iratubutse, ariko nugeramo imbere biragutangaza mu by'ukuri. Ntabwo twaduretse kubona inzu zubatswe gutya, ushobora kwikanga duhagazemo ukagira ngo wenda turi nk'ahandi mu kindi gihugu. Monsheri, mu Rwanda sigaye hari abantu bazi kubaka, ushobora kwikanga ukavuga ati se iyi nzu iri muri Amerika cyangwa iri muri Canada. Komeza tugendane, banze mbereke compound yo murayibonye, ariko umbabarire ubanyerekere kano kajaride keza cyane kari ahangaha, kari imbere y'urubaraza rwinjira kuri salo. Ese wowe udukurikirana, mbabarira ukore subscribe. Mu by'ukuri nta handi hantu ushobora kubona imari nziza nk'izi ngizi usibye muri Kigali Bandiseri. Ntihazagire umuntu ukuyobya. Ndabizi ushobora kuba waragiye kure ukagenda ukazenguruka amacano yose, amariyori soti menshi, ariko iyi ngiyi ndakubwiye ngo nuhagera ahangaha ntukureho kwa kundi abantu ntukureho urushinge, nawe ntukureho ijisho, uzajya ubona imari nyinshi kandi nziza. Reka no kubatindira, twinjiranemo imbere murebe uko hameze. Aha, karibu rero aho tubanza guhura n'urubaraza rwiza rwisanzuye rugari rwakicamo n'urw'abantu benshi. Mu by'ukuri iyi nzu nuyigeramo imbere yagombaga kuba ifite ibyumba nka 6 cyangwa 7, ariko nyewe yaravuze ati reka nkure salo nini. Bya bindi bajya bakunda kudushinja ngo salo ni ntoya, ngo twumba ni duto. Oya, reka twinjirane, ariko wigira ahangaha ubanza ubanyerekere. Hano duhura n'urugi rwiza cyane rudafite ukuntu rusa. Mu by'ukuri ushaka kwibeshya, iyi ni muvura nziza cyane, bibara yateguwe kandi gakorwa neza. Karibu rero twinjirane, mu by'ukuri twinjirane mu nzu yacu. Ngira ngo uhagarare muri ranguni ubanyerekera akantu kandi ni ibintu bisa neza. Mu by'ukuri nitujya tubaka komisiyo tuba twakoze pe. Nimba uri muri Canada cyangwa uri muri Amerika, ujye umenya ngo njyewe ndi CEO wa Kigali Bandiseri, yaba kuri Instagram, YouTube channel, TikTok, buri hantu hose ni njye wiyemeje kujya mpabagerera. Ariko noneho umucaka za mari zitabahenze. Iyi nzu kuri $285,000 zirimo ibiganiro. Iyi nzu iri ku Irebero, quartier nziza igezweho mu gihugu, wayegukana. Karibu dukomezanye, ujye uhindukiza kamera ubanyerekere ubu bwiza bwose buri ahangaha budasa. Yewe yaba inzugi, reba ahantu inzugi zizamuka zikagera kuri plafond bwazo, kandi ni bya bintu byubatse ku buryo buri moderne, ku buryo salo salamanje biba ari ibintu biri open, ni ibinyaburayi niko tubyita. Karibu komeza dukomezanye, uze ubanyerekere ubwiza bw'igikoni utari wakabona n'ahandi. Ndabizi neza namwe, ndabizi ko mwanga abantu bababeshya, ariko nimba wararebye ku
ku mavideo menshi, egera hino tubereka akantu ku kandi. Nimba arebye amavideo yose ukabona igikoni gisa gutya, mu by'ukuri ntitubeshyane, iyi nzu irateguye, iyi nzu ntigucike, mu by'ukuri igucitse naba mbabaye cyane. Ku bwiza bumeze gutya, ku manegisi ibyumba 4, dushe na toilette enye ndetse n'iya gatanu, ikajya n'akantu kameze nk'aka office hasi, ndaza kukabereka. Urumva ko salo na saramanje yo ni nk'ibisanzwe. Urumva ko inzu yacu ni inzu nziza iryoshye. Reka no kubatindira dukomezanye mu byumba. Aha, iki ni icyumba rero twakita icy'abashyitsi. Iki cyumba ukirebye ntiwakibeshya ko ari chambre principale, ntabwo ariyo. Noneho urabona ko buri cyumba gifitemo garde-robe waziguranamo. Ngwino dukomezanye ubanyerekere ubudasa bw'iyi nzu. Iyo ugeze hano iyi dushe nayo ucishirizemo kuri iyi dushe, iyo uyirebye ushobora kwikanga yuko ari iya master bedroom. Ntabwo ariko bimeze. Hindukira rwose ugere hano muri iyi nguni ubanyerekere n'aha ngaha. Ni dushe nziza ushobora kwibeshya mu by'ukuri ukavuga ati iyo si master bedroom, ntabwo ariyo. Aha ni hahandi umushyitsi aza akagusura akifuza ko yagaruka. Reka no gutinda tuzamukane hejuru kuko hariyo ibyumba 3 ngiye kubereka. Aha, ntanazamuka hano dufite toilette nziza cyane. Reba ibintu byose nagiye mbabwira ko ntabwo ari ukubabeshya. Mu by'ukuri urebye uru rukarabiro cyangwa iyi lavabo ushobora kwibeshya ukavuga ati ngeze hejuru kuri chambre principale. Iyi ni toilette y'abantu bo hasi bakoresha batakumba kujya hejuru. Reka no gutinda tuzamuke. Aha, ngira ngo murabona ko ubwiza twasanze hasi hejuru uko dukomezanya noneho biba bigenda birenga ubwiza. Urabona ibirahure biri kuri escalier, kuna ibirahure byiza, tukagira amakaro meza, tukagira spotlight nziza ziri mu makaro. Urabona ko inzu yacu irateguye mu by'ukuri. Iyo tugeze aha hejuru rero tuhasanga ibyumba 3. Reka dukomezanye na kameramani ankurikire tubereke ibyumba byose uko bimeze. Ndagira ngo murimo kugenda mumbona, ngwino dukomezanye. Tugeze aha ngaha tuhasanga garde-robe. Nabona ko ari garde-robe nziza cyane. Ukate hari ubanza ubanyerekere. Iyo dushe nziza nayo idafite kwisa, mu buryo bwiza cyane, muri wa mujyo nabwiraga bwo kuba inzu ari nziza cyane. Karibu, komeza uze hano banyerekere rwose icyumba cyiza cyisanzuye. Iriya garde-robe mwabonye iri outside, tukagira iki cyumba cyiza cyane kinini. Reba icyumba kingana gutya hatarimo garde-robe. Nyubikira kamera ubanyerekere ubugari bwacyo, wongere unyerekere plafond ukuntu ari ibintu byiza cyane. Reka tujye mu kindi cyumba. Aha, karibu rero mu kindi cyumba kinini cyane, nacyo ikintu bihuriyeho byose ni ibyumba binini kandi bigari bisobanutse. Amatara yo ni meza, plafond nziza, plafond n'igipusamu nyamuneka. Ndagira ngo mbizeze ko iyi nzu yubakisha amatafari agiye kuva hasi kugeza hejuru. Urabona ko reba iki cyumba niyo washyiramo 2 kuri 2 inshuro 2, iki cyumba kirahagije. Karibu, ngwino. Nagiye mbabwira ko buri cyumba cyose kihe gifite vestiaire cyangwa se dressing room, biterwa n'ururimi mvuga wenda, ariko nta kibazo, nzi ko turwumvikanaho. Ngwino wongere winjire hano wabanyerekere dushe yayo nziza cyane isa neza. Se ibi bintu muri kubibona neza koko nkuko nanjye mbibona? Iyi nzu yaba igiciro cyayo yaba ubwiza bwayo ni ibintu biri perfect. Reka no gutinda, reka twinjirane bageze muri chambre principale. Aha, ngira ngo murabyibona n'amaso yanyu. Iyo urebye ubugari bw'ahantu tugeze bwenda kungana na salo twavuyemo hasi, ukareba zamura kamera ubanyerekeye no plafond n'itara ryiza ririmo, uhita ubyibwira ko this is master bedroom. Ni ibintu byiza cyane kuba watura mu nzu nk'ingi nziza itaguhenze. Nyamuneka kwirebero hari inzu za miliyoni 150, 400, 500. Iyi nzu ndakwizeza ko miliyoni 200 zawe na 80 baraguha UPI, nawe uturiye muri quartier y'abakire. Karibu mbereke. Iyo tugeze hano ntago urumuri rwinshi cyane, ariko muri ihangana biragaragara. Winjiye hano banyerekere garde-robe nini cyane ku buryo yewe niyo waba uranguza ngira ngo imyenda banza utabona iyo ukwiyezamo. Winjira aha ngaha ubanyerekere dushe imeze nk'ikibuga. Ni dushe nini cyane ngari yisanzuye. Nyamuneka iyi nzu aho uri hose
waba uri hanze y'igihugu, waba uri mu gihugu uri mu mirimo yawe warabuze umwanya wo gusura iyi nzu, ntigucike, irakoze pe. Egereza hano banyereka ino shawa, uyegerezeho barebe mu by'ukuri ubudasa bw'ibikoresho bikoze iyi nzu, yaba gukomera yaba mu bintu byose, ni inzu nziza. Reka dukomezanye. Aha, iyi nzu yacu rero ifite n'urubaraza rwiza ushobora gukoresha nka chambre principale. Mu by'ukuri buriya gutunga inzu utabasha kwicara kuri chambre principale cyangwa se ngo ujye ku rubaraza urebe view, ugiye wumva ufite umuyaga nyine utekanye, ntabwo biba ari byiza. So ndagira ngo rero we twabanye kwifuriza amahoro y'Imana, kandi iyo nimero yacu mubona iri kuri screen, iri kuri WhatsApp ndetse wanaduhamagaraho. Ndakwifuriza amahoro y'Imana, ariko mu by'ukuri ntugende udakoze subscribe, ibintu biba byatuvunnye twaje gushakisha kugira ngo tubabonere imari myiza. Ndetse niyo waba utagura ushobora nawe kudusangaho, ufite wenda property runaka ushaka kugurisha, nabwo watuvugisha tukakugeraho, cyangwa se hanuza akavuga ati ngisi nshaka kugura, ndashaka umutekinisiye wubatse inzu gutya neza, nabwo twagufasha kumukugezaho. Duhamagare tugufashe muri byose, kandi murakoze. Amahoro y'Imana agomeze kubana namwe.